aya basiya ureba ukuntu dutangiye filime simubizi tangire hakuno Gakweto mwana wanjye hari uri konka hano du cyewe babambaye imikara wagira ngo bapfushije bavuye gushyingura sinzi hano hari abandi nabo wagira ngo nimba basaze nimba bafite ibiki gusa muri filime harimo n'abandi nabo bazinze uturago ibi ni ibiki banyarwanda ukuntu filime tuyitangiye ngo mwarebye nyinshi sinzi zo mwarebye iyi ni episode ya mbere tugiye kureba kuri filime yacu bayise ngo iki Gakweto Bunduki Studio simubizi projet twagiye tubategurira ukuntu zagiye ziza zirenze iyi jirenze za mbere ibi ni ibiki banyarwanda icyo usabwa nta kindi kora subscribe n'iki byose share comment ubundi turebane filime hakuno buri muntu afite ibibazo bye buri muntu ari kwikubita mu icwanga rye ko bari muri ibyo bibaraguza bivugishwa ngo nkwe hakuno gira ngo wumve amagambo dutangiranye filime hano witwitonze wumve gake bucaca ati izina ryanjye banyita Gakweto navukiye mu kagigi gatoya ahantu mu cyaro ahantu bita muri Kulu village mu cyaro bita Kulu mama we Thousand Hills Entertainment Soroba Films. You ever heard the story of Gakweto? Ese wigeze wumva inkuru ya Gakweto? Abagiye mwumva iyo nkuru abantu mwize secondary especially abantu mwize ama boarding schools mwagiye mwumva ngo Gakweto wari ukuntu ninjoro abana baryama ngo bakabona ikintu kigenda mu madorutwari abana bagashidukira hejuru bakarara barota ibintu bidasobanutse byose bikitirirwa uwitwa Gakweto. Mama we Gakweto sasa yagarutse muri iyi filimi izina rye bamwita Gakweto yavukiye mu giturage bita Kulu. They take it as a myth. Abantu benshi ubundi Gakweto babifata nka hari igihuha kiraho tu. Did you experience it when you were at school? Ese ukiga muri segonderi ku ishuri ibyo bintu wigeze ubinyuramo ibyo bintu bifite amakuru ibyo bintu urabizi cyangwa wagiye ubyumva nabandi gutyo Soroba Films Gaheza Simba ubundi twirire show. The truth is I am Gakweto. Ukuri kwa nyako nuko ari nge Gakweto. Gakweto Hebe hakuno sinzi ariko episode ya mbere kuri filime yacu bayise Gakweto urebe ukuntu filime tuyitangira akantu ku kandi gutangira sasa dutangiriye hakuno hari ukuntu buriya ubuzima bugenda bukivangavanga Kalaringi Bunduki Studio nibo bakalarinze iyi filime bayiha kurera uri kuyibonana hakuno King Platinum na Bunduki. Iyi niyo filime ya mbere mu Rwanda yahaye akazi abantu benshi kurusha abandi bose niyo mpamvu nge set design amazembe kasamutwe ne filime witonze hakuno hari abantu benshi basaga nka magana ni ababwiye ngiyi niyo filime ya mbere mu Rwanda yahereye abantu benshi akazi icyarimwe ure kuzana amafaranga ngo dukore filime nzima mwibaraguza tangire hakuno abazinze utwangushye bose bambaye imikara sinzi nimba ibyo bintu muri kubibona bose bambaye imikara nta n'akandi kabara bambaye noneho si imikara gusa bambaye n'utuntu tw'udusiripa tw'udukamba mbiri mu Giswahili bazita kamba mbiri si ibyo byonyine hafi ya bose biyogoshesheje ibipara abatiyogoshesheje ibipara bambaye ibindi bintu by'ibitambaro batize mu mutwe utamenya ibyabyo nimba abo bantu bagiye he gusa ukurikije uko bazinze ukurikije ukuntu bahetse utwangushye ukurikije ukuntu babunze uturago bisa nkaho bahunze bisa nkaho bavuye iyo babaga ibi ni ibiki banyarwanda hakuno buri umwe ari kugenda ibye bisa nkaho ubuzima butabamereye neza nimba byagenze bite muri filime witonze gake gake bucece sinzi Gakweto episode ya mbere filime yateguwe na Soroba ari nawe nyiri filime hakuno do kwereka hano hari irindi shyamba riri hano ririmo ikintu kigenda gutyo gikurura inkweto barakwereka iryo shyamba rimwe n'iry'abahunze nabo bari kwinjiramo
abahunze nabo bari kwinjira muri iryo shyamba. Iyi si episode ya mbere. Ndaje mbere kuko ubu tugiye kureba filime twitonze. Gake gake bucece mu gace. Ko binjira mu ishyamba, uko bari kwinjira mu ishyamba, ishyamba binjiyemo hari ikibareba. Cyambaye gutyo gifite amaraso ajojo abantu hose. Director Sorobo niwe directing iyi filime, niwe executive producer washoyemo. Hakuno ko bakaje aho kugira ngo barenge ishyamba bakomeze barisohokemo, baje hakuno bacumbika mu ishyamba. Abariho bashinga inkambi. Hakuno hari umugabo ureba gutyo isi arukundi isi sharira. Dore umugabo ukuntu areba menyo yashizemo. Dore ukuntu areba isi yaramushaririye shaho. Nyagasani ibi ni ibiki banyarwanda hakuno baraje bacumbika muri rya shyamba twabonye ririmo ikintu kiri kubareba. Yehe tega amatwi mwese munyumve hano. Hari umugore waje hakuno kuva kera uburyo nabayoboraga mu giturage aho twabaga. Bisa nkaho uyu mugore ngari we wabayoboraga iyo babaga mu giturage. Batuje duhungira hano twese. Baje bahungira hakuno ndagira ngo wumve amagambo y'uyu mugore. Aha tugiye kuhagira iwacu. Nta muntu hadukura n'uyu n'umwe. Uko nabayoboraga neza niko ngiye kubayobora. Ninjye kiongozi wanyu. Yipanga akazi. Ubu rero tugiye kureba akababaro dufite tubane neza. Kakora mbona kira kigoro ukuntu. Sasa uko umugore yivugishwa ngo nkwe turariho tukiri. Hari abatari kubyumva kimwe nawe. Niyo mugore wivugishwa kuri yatekereza ko twe turi akarima kase yivumburiye. Emeze n'ubwishongo. Basangiye ubusa bita n'ibisambo Batwikiye imiryango, batwikiye inshuti. Sasa ndagira ngo wumve hakuno. Impamvu bimukiye hano utagira ngo ni yindi. Aho bavuye biciwe imiryango. Biciwe inshuti n'abavandimwe. Biciwe abana, biciwe abagabo, biciwe abagore. Bo baje bahungira hakuno. Nimba bishwe nande, nimba byagenze bite. Umeka nona. Uyu mugore ngo niwe wayoboraga mu giturage. Ashima Imana avuga ati yakoze mu giturage aho twabaga. Hakuno wa mugabo isi yashaririye amenyo yashizemo abaye menshi asigaranye mu kanwa ni nk'amenyo kenze. Gaye tuyobora yabara intana kusa aha mushyamba tuzahanywa ntuzanansohokana. Shize umugabo wawe yapfuye. Sasa usibye n'abagore batari kuvuga rumwe n'umugore ubayoboye, n'abagabo bwabo bisa nkaho batari kuvuga kimwe nawe Noneho ikintu tugiye gukora umugore uri hano azingara cyayoboye ntazi ko ingoma zahinduye imirishyo. Agira umuntu ukora ku kintu cya mugenzi we. Sanga ari wagikozeho je nawe tutapambana. Turabonana umuntu ujya kumenyera undi. Tugiye kuva ahangaha tugende tureba ahantu dushinga ibirindiro. Habi wacu bari gushaka inkambi. Bari gushaka aho baryama bakaramuka kabiri. Kubera ko aho bari batuye ngo biciwe imiryango. Nimba biciwe imiryango nabandi, nimba bahabavanye bashakaga iki? Wamenya gusa mwicare. Icyo usabwa nta kindi urakora subscribe kuri YouTube channel. Ubundi filime tujye tuyirebera ku gihe. Si iyi yonyine mwibutsa abantu mushaka no gushoramo biremewe. Abantu benshi shaho ntago ari umwe si babiri si 10 si 20 si 30 bagera nko muri 600 muri kubibona. Sikomba numva mushaka guhakana nkaho nje namwe twiganye. Muzi imibare yanjye nyibara gute? Hakuno kize gutya bakomeza urugendo binjira mu ishyamba rwagati. Twe twabibonye hari ikintu kiri kubareba, ibyo barimo ntago babizi ariko hari ikintu kiri kubareba. Mu ishyamba uko bagenda mu ishyamba bageze hano mu ishyamba. We wamukiga hagarara kigwa ry'urakandagira ibyanjye jye nawe dufatanyije imari, jye nawe twacanze umutungo wa kigwa ryiwe. Mu ishyamba hakuno batangira kubishwaniramo. Kigwa ryiwe hari ukuntu buri umuntu agutaraho umwiyenzi ukabibona ko ari kugutaraho umwiyenzi. Tekereza gukandagira umukeka gusa noneho uri no hasi ku butaka ukarya ikizigara gutyo. Kigwa ryiwe n'ubundi wese nanagukundaga wo kapfa we toka.
Kigali we tu abantu bagira urwango rwo mu mutima utamenya hano baba baruturumbura tekereza gukubita umuntu ugahita unabwira uti n'ubundi muri quartier sinagukundaga magambo make ubwamuciye urwaho yanamwica tu buri muntu hano yifite ibibazo bye buri muntu hano yifite ibibazo bye magara yaterewe hejuru bivuze ngo buri muntu agomba gusama ye buri muntu agomba gusama ye amagara aterewe hejuru ucunga yawe aho agiye akaba ariho ujya kuyasamira ay'abandi ntabwo abakureba kwereka hakuno ibyo bimaze kuba igarukira hano wa mugore ngo w'umuyobozi wabo twabonye abahereza speech wa Jean ngo mirora uri umuyobozi nabushatse hose nakubuze wa mugabo twabonye w'amapengu umwisi yashaririye aba bantu bikuyobora ariko nawe ngo ntagashaka kamuyobora cyajano n'ubugambo byiza wumva ubugambo buriya ururimi ni rubi baga ntabumvisha iboganiza arimo n'abatashaka gusohoka amahano kandi uyu mugabo nawe twumvishije ari mu bavuga ati ntabwo uzatuyoborana none atangiye kuza guteranya avuga yuko ngo batamushaka kandi nawe ubwo atamushaka ngo baratamubwire ngo imegire kwitondera ibintu uri burya cyangwa ibyo uri bumwe batazanakuroga nta wamenya baguhereza shishwa hada nkibayobora ni gutya bari bameze sibyo rero ibintu by'amagambo ni iki no kuba bangirira nabi ndabizi ese wowe uje kubimbwira urishyashya si nk'ibyo rata si nk'ibyo kandi yabaga yanyirana n'injoro twamubonye arimo avuga uzatuyobora na sara ukuntu noneho avugira mu bihango ukumva si biri no kuvugika neza uzatuyobora nawe kandi mbayobora neza mu rukundo gushyira hamwe buri kimwe cyose hakuno umugore wafite nyine indangagaciro za kiyobozi ariko abantu bari hano ari abagore numvishe batabyumva ari abagabo ntibabyumva ikibazo oya byihorera ibyo ndabishyira ku murongo ahubwo ni ukumenya uburyo mbana nabo nawe ntabwo nkwizeye neza cyo genda ndakomeza igendere sha ntaribi nawe twakubonye igendere ntaribi hakuno sho wirinde abuja ngiye mpfa kuba nkurabuye singa karago kiwacaho rep sho rep gusira ishyamba baje gukambikamo baryikaragamo bataryikaragamo buriya nta mujyi ubura nyirawo kwereka tuvuye aho ngaho garukira hakuno mu ishyamba n'ubundi turacari mu ishyamba rimwe hafi aho hamwe hano umukobwa uri kugenda hano to mu ishyamba hano umukobwa uri kugenda hano mu ishyamba kubwaza kwihengeka hari icyamubonye hari ikirana kirano cyamubonye kiza hakuno do curubaru ni ibya curubaru ambomoje wowe kubita kuri ka hakuno do hakuno mu ishyamba buri muntu afite gahunda ze ariko se wampaye ibyo umpereza ukareka kwigira igufwa aretse kwigira ingona ase mana yanjye hakuno umukobwa arataka bitanga iki bashaka ibya curubaru namwe murabizi ntibajya babura cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi hari ubuyobozi buba budahamye hari ukuntu uyafite yivumburiye iki n'iki ushobora no gukiniga umwana w'abandi kiniga umwana w'abandi ye wampaye ibyuma ariko ukareka kwigira shwi ko n'ubundi nanjye ndi umwana nk'abandi navukiye 9 nanjye ko navukiye 9 ngakwereka utuntu ye si kimpenere nabanje imana wafashe ibyo ufata ukareka kuniga basi kwa kuntu usanga nta yandi mahitamo usigaranye bavuga uti nyica vuba basi ariko byibura udasa utankubise ikigabo cyaje hakuno buri muntu hano aba afite gahunda z'utamenya ikigabo cyambaraga sasa tuvuga tugaruke hakuno hari abandi bari hakuno urebe filime witonze nabo bagabo mwasize imiryango yanyu ahantu twavuye murahazi mugabo uri hano nta mpamvu yo kwerwa n'umugore kinga mwe abantu b'abagabo mungana gutyo mwujuje inkoroboyi mwujuje intoryi mu nkoroboyi guta umugore abayoborana umugore ntabwo yatuwe ibitwe bibi wayo ni ibijeteri by'amapine y'amagare umva rero mbabwira nta bintu byinshi mvugana namwe mugabo uri hano niba muri tayari nawe ifite propaganda ze yes
uriya mugore ntabwo tumushaka. uriya mugore gute tuyoborana turi abantu b'abagabo uranurayiburiza dufite agasura ariko ubona ko n'ubundi katavuga rumwe n'ubutegetsi muri kubibona twebwe mugana n'ubundi ukuntu asa ntabwo yavuga rumwe n'ubutegetsi kabisa abagabo tugomba kubabikamo ubwoba uzana ubugoryi tukamumena ushaka kuzamura ijosi tukashyira hasi cyewe urabyumva niko bisa uri tayari hakuno afite agatsiko k'abagabo nka 4-5 turi bubishobore ndiyo ndabayoboye muranyumva neza ahita yipanga n'akazi ni njyewe ubayoboye nimba udashaka kugendera ku itegeko ryanjye njyewe uriya mugore ndamushyira hasi twese turafatanya sawa ikintu rero ni iki ngiki abaturage tumwake mu bwoba tayari twahuye n'ibibazo imiryango yabo nayo ntayo bafite ubwoba iki ni cyo gihe cyo guhaguruka tuhagarara nk'abagabo yego ivyo byarabaye kumbi barakwereka hakuno ari wageze kuri curubaru abirya umukobwa bitama amarira yabiriye bitama amarira ikibazo kigabo cyaje hakuno byambaraga namwe murabizi cyagiye ku kana kabandi gitangira kukaviyora nababwiye ngo mu bihe nk'ibi ngibi abari n'umutekano udahamye buri muntu aba yifitiye gahunda ze bwite nkawe ndi wigeze kujya kuri stade akandika ngaha hafashwe stade yari yayigize akarima kase ngaha hafashwe iki nacyo cyaje hakuno gifata aho ngaho cyafashe umwana w'abandi ku ngufu umwana yararize ntawe uri kumutabara yasakuje nta n'uri hafi aha ikibazo urebe twebwe nta mico mutwe hakuno aba nabo aba bantu tugomba baracyari kugambana buri umwe afite ibitekerezo by'undi bye abagambana bakomeje kugambana abafata ku ngufu bakomeje gufata ku ngufu ababunze ubugambo nabo bari kububunza nta mikino ni wese turiteguye twese turi tayari hakuno abantu baniyo nama duhaye iyo nama niyo guta umugore tuyoborana kariho bahera badukubita inki mu matama niko mwabikora kimwe kandi mbabona muri amatage mwabimara mwe ibonanga naho rero uriya mugore yego hasi chini y'urinzi chini ya ulinzi tayari mugere mu bakanda beze bari abantu yes fasha umwanzuro barigumura guta umugore tuyoborana turi abagabo dufite ebyiri twihingiye mu murima ze twejeje kigabo cyaje hakuno umwana w'abandi kimufata ku ngufu do kirangije ebe kana kasigaye kanegekaye kavuyeyo cyane agakomerekeje kana kavuyeyo kakomeretse nimba cyasohoraga imisumari nimba ari garafezi nimba ari amatsinga sinzi cyari kirimo kikabwira ngo reka nirange tuvuye aho ngaho nanone twigarukire hakuno nturyamye hano ndi waje hano do kuza wicara ushaka icyano wowe ni umusaza uri hano gisaza igisaza isumenye pira hano uvuye ni iki kikuzanye hanga umusaza uri hano urabona ngiye ndi guseka ndi guseka nge nawe nahanga twaje kivuye gufata umuntu ku ngufu kiza hano cyangwa iyi matera umusaza wiryamye hano byemere ko ngende iseri muze nkwemeze si matora nyitsindire nkwemeze ko nge nta mikino utari iby'upfuye arya iby'ugiye kubundi vie vie kamubaza umusaza uri umugore kira umugore muze aho twavuye ndakeka nawe ariho wavuye bisa nkaho batanavuye hamwe umuryango wanjye wose bawumaze nahise abana beza umusaza umudamu mwiza buri muntu afite agahinda ke baje barabatwika impamvu narokotse nuko ngiye ntari mpari zeni yarahari nawe niyo mpamvu yarokotse arihangane nyine turi ubuzima bwo ayihangane muze reka twisungane muri ishyamba twisungane ngaryama nta kibazo aryamire ntari biturebe icyo bizakumarira musaza ntagazi ko kivuye no gufata ku ngufu ebe byo byarabaye garuke hakuno Yesu Kristo
mwana bavuye gupfata ku ngufu yaje hakuno ari gubyineka ngo bigenze gute bigenze bitawahora n'iki se kuhendewe mu isoko atahatonganya inzira mbwira nta witotomba ubu bampendaga ndeba umubyeyi nkugira inama bigenze gute ngo mwana yabuze nuko abivuga tari kumbwira wahora n'iki Yesu we nyine byagenze gute ko ndeba ufite amaraso bigenze gute uye n'ikigabo subiza mbwira humura mbwira hari ukuntu inkuru buri ukuntu yivuga tuzi mbwira bigenze gute ngiye kwihagarika nsanga y'umuntu ntabwo nzi ko hariya ku ishyamba uwo muntu ameze ate ihangane tuzi n'ubwa mbere ndubonye ariko isura ndayiba n'ubwa mbere yaranamubonye ariko isura yayifashe buriya uyoberwa ukwibye ntabwo uyoberwa nayimini ntabwo uyoberwa ukwibye uyoberwa haguhisha dore ukuntu angize nimba ari amatsinga nimba ari imisumari ari muri bano twe turi kumwe mu bantu twazanye hano muri iri shyamba yasanze umumama muri hakuno gusa kumutakira nyine nk'umwana atakira umumama mukuru wasanga uyu yari n'umujyanama w'ubuzima aho baturutse buriya sibyo wenda nibyo wamufashe isura wamubonye gutya isura yayifashe buriya ntabwo wayoberwa umuntu waguhemukiye uko byagenda kose gutya vizavi cye namwiboneye hakuno barakwereka muri iryo shyamba do hari igikurura inkweto gutyo gifite nimba ari akayuyuzo nimba ari urukezo n'akantu k'akanyundo do kiri kuzenguruka mu ishyamba binjiyemo twe ntiturakibona ntituzi ngo ni ibiki kwereka hakuno hari icyapa kivuga ngo Gasopo ahantu kuhagendagenda ntibyemewe wamubonye neza wamubonye isura ye uyifite mu maso je namuriye kopi isura nayifashe ndagufasha kumushaka sibyo ndagufasha kumushaka wigira bamukora ikisi ihangane kandi unyumve nk'umuntu mukuru ihangane sibyo nanjye ndi umubyeyi birambabaje ariko birambabaje kose mana kandi abajya kuba ababyeyi baca muri izo nzira none se birambabaje n'ukuri nk'umubyeyi hari umubyeyi w'isugi ubaho se hakuno ihangane mwana wanjye ihangane mwana wanjye ahora n'iki ko babitaye mu ibiki se urumva baba wari bwihanganire ukuntu kigize undi mwana curubaru ihangane ariko ibya curubaru da ndagufasha tumushake sibyo ihangane hakuno mwana wanjye ihangane sibyo uri umuvandimwe kuva turi hano mu ishyamba ihangane sibyo ihangane rwose umura ubuzima bwawe bw'ejo hazaza buzakunda sibyo ihangane ukomeza kurira ukuntu noneho ibi bigabo bifata ku ngufu buriya biba birwaye n'ibirwara byandurira mu n'iki ikibazo ibyo byarabaye wafashwe ku ngufu afashwe ku ngufu hakuno buri umwe yagiye yihengeka aho abasha kubona hari agacucu ku buryo hari n'abari kwisanga ari bonyine mu ishyamba kumbe barakwereka hakuno hari uryamye hano wihengetse hano hari uwihengetse hakuno hari uwamuje hejuru do cyamuje hejuru filime witonze reba umugabo hano n'ikiwarata dufite ukuntu azunguza urutwe zamura inyundo sinzi ariko konka bugira igikoma nyagasani bwonko arabumena mana y'isi n'ijuru bwonko yarabumennye n'inyundo rabira n'inkuba zigakubita dore iby'inyundo gita gicaho cyirukanka atagira n'uza akagisanga hano uyu nguyu mu bantu bimukiye muri iri shyamba ntago yari arimo bivuze ngo bamusanze mu ishyamba umenya ariwe twabonye ariko tugaruka hakuno twabibonye ko ariho twafashe twagize mu rugo ubu ni ukuhaba heza mu mahoro dushyira hamwe mu rukundo mwabibonye ko imiryango yacu yose yapfuye nta muntu umuyobozi yaje hano gukoresha inama nk'abantu bimukiye ahantu vuba dufite umwuka duhumeka rero mwebwe muhari mushima Imana ko muri bazima ubu tugiye kubaha twubaka ubundi buzima kandi tubeho neza hari ufite ikibazo muri mwe gifite ngeri ikibazo nari mfite hari abantu hano turi kumwe
bashaka kutwibira ibintu byacu kwihanira byaba ega ngango nta hatabyaye oya kwihanire se kwihana ntibyemewe cyane ko numvishije ko harimo ibintu by'amagambo utuntu tw'utubazo turi inyuma n'udutiriganye turaza gushyira hamwe mu gukemura iki ibyo bibazo bihari ugira ikibazo akosha mujye mubereka inzara yanyica mbona abaturanyi batetse murasetsa hakuno kwereka icyo shyamba rimwe nanone hari uwambaye ingozi y'amavuta weto n'ingutiya uwambaye ka kagozi jana ari guceza do umugore uri hano yambaye akagozi k'amavuta mwakabonye k'agatariyani hano sanze wa wundi bakubise inyundo mu mutwe hano kuri uri mu ishyamba yebe kora hano yumva ni ubwonko karabaye rikanze cyewe Gakweto mwana wanjye sa nkaho cya kigabo twabonye cyishe uyu nguyu ari cyo Gakweto gize gutyo umugore ati Gakweto mwana wanjye ibi ni ibiki wakoze Gakweto ni ibiki wakoze tu kore rikanze je biramurenga nawe tu cyana murenze cyenda nibicupa nimba ari umusazi nimba ari umupfumu nimba ari umucuraguzi nimba ari umurozi Gakweto ibi ni ibiki wakoze Gakweto koko tu hebe je sinzi gore hano nimba ari umusazi nimba ari umupfumu genda toragura ibintu ariko yabonye uwapfuye anahita amenya ko umwana we ari we wamwishe ati Gakweto mwana wanjye ibi ni ibiki utangiye gukora Gakweto mwana wanjye nginegire yambaye akagozi k'amavuta mwa mukabona icyangwa ahantu hose ubundi kiba kigezweho no hakuno mu ishyamba hari undi ufite ikibazo yego ngiye mfite ikibazo ibibazo hano ni nka miliyoni mfite ikibazo urabona hano ngiye rabizi naho twabaga hose ntabwo namenyere kujya mbana n'abantu baza bansagarira bakinga bakumenyera gute nkura ku kintu cyanjye cyari cyo cyose nzajya muhanyina bita mvunagura nkubitira kwica suko bakemura ibibazo si nuko babana gutya ari ukuntu erega leta muhagera umuntu yamaze kwihanira ni ukugendera kuki ku tegeko sibyo ikindi kibazo ndahari yego nawe bazi natwe rero nitukwemera nk'umuyobozi beti kabisa ubundi wewe watowe nande ninde wagutoye reka ntago tukwemera reka wewe uri kwipanga akazi ninde waguhaye ijwi ryo se hano ntago tugushaka ubu kakanya mubaye iki kakanya mupfuye muranutse ubuyobozi ni ugusakuza mureke icyo kibazo tuzakigaho ejo abanza rye manda y'uyu munsi nyine none se hari n'ukuntu abantu mutavuga rumwe uhita ubavana mu nzira kuri uwo munsi kandi aba ariyo gahunda kwereka hakuno nta mugore aje hakuno avuga ati Gakweto mwana wanjye Gakweto wakoze ibiki Gakweto aba yaje no kumedita ari kwiyotera akazuba gake Gakweto Gakweto hakuno yebe mama nawe afite ukuntu ibifukunyo bimufata bikamuterura bikenda kumudunda Gakweto none ndebera ugiye kwisaziramo
abana babandi warabamaze Gakweto kwiga byarakunaniye Gakweto bisa nkaho uyu mugore yazanye Gakweto mu ishyamba ariko umuhungisha isi y'abandi bantu we none Gakweto yari ibereye mu ishyamba yipoye agiye kubona abona barizanye Nyabarongo yicuyizaniye nago Gakweto ari we wagiye kubareba wapi bizanye hakuno hagarika bizanye hano hep sinzi Hereka hano ngwino hano nawe ngwino hano umugabo waje ashinguza hano umugore umwe muri ba bagabo twabonye uri kugampana gusa uyu mugabo isi kuri kurankura ku cyumvanye mu bana ase we kunkurura nkaho ndagatebo batiruye nahere nkubuza kwirirwa mu bugambo bw'abagore sinakwiye no se nakoze iki hagarika ye hagarika Gakweto rekera Hasani hagarika nakubujije ye sinzajya kukubona wamenye amaraso yehe hagarikira aho ngaho hagarika haguruka hagarika hakuno mugore nawe bya bipfukunye byo birongera biramwegura do mfite ukuntu afite nimba ari ibigashari nimba ari amahembe nimba ari ibigushu Gakweto rekeraho Gakweto rekeraho rekeraho Gakweto rwose rekeraho do mugore nimba acuragura kinda n'ibintu utamenya Gakweto je hagarikiraho hagarikiraho niba udahagarikiraho genga nyoko nakuvumye Gakweto nawe afite ukuntu yiruma iminwa menye nawe bigashari biba bimuhagurukije bari umuryango we wabo Gakweto ntago ari shyashya yarimo ibintu by'amahembe n'ibiki byose reba bari abagore mwamwe marwana niki barimo no gusabya gutese nese nkwe mu bana aza umurutuza urambanze ubwije agatebo batiruye nabi abagore kubera iki hari gahunda dufite uri kunyumva dufite gahunda yo gukuraho uriya mugore Bukwinda wari mu bari kugambana bamwe bavuze ngo nta kuyoborwa n'umugore wanyu ibyo se n'ibiki byo kuyoborwa n'umugore yaririmbyi kubera ko yabanaga n'umugabo we none nawe gifite gute yakomeza kutuyobora turi ahangaha turi abantu nimba twaramwubahiye umugabo we se ni ngombwa ngo na hano atagifite umugabo aze atwigireho ubugambo bwawe na bariya abagore simbukeneye atwigireho ndaba yo kugira gute yo kumukura ku buyobozi hakuno abagabo ubu ngubu ntawe bakiri kumwe gute yakomeza kutuyobora twe turi abantu b'abagabo akuriya mugore yatuyo uyu ari umugore n'umugabo we sinkavuge ngo umvugiremo gute se nahanga kandi reka nkubwire narakurongoye ntiwandongoye ungendere gake cyanze ibera umugore wo hey erikise atuyobora akubundi wabaye ute kuki utanyuma ikihe kibazo hariho gahunda yo kumukura ku buyobozi tukayobora nk'abantu b'abagabo ejo bavuze yuko hari gahunda y'iki yo kuvuga kuri kiriya kibazo bari abaturage batanze ejo agomba kuva ku buyobozi ibuke mu nama bavuze ko ikibazo cy'ubuyobozi bazakiganira ngo inagire wowe ugomba kongera inyuma nk'umukire none se nutanye inyuma y'indi uzajya inyuma ariko ihangane mama ihangane kimaze kumurya urushyi nuko ubutanyumva rega nuko ubutanyumva cyazo cyawe wumva nabi wumva nk'isave niko basi unyumva hakuno rebe amaze gufatwa umwanzuro ko uriya mugore agomba kuva ku buyobozi gusa tubonye ikiri kwica abantu mu ishyamba bakise Gakweto do bwatinze Gakweto hakuno aracyonka we do shewe Gakweto mwana wanjye Gakweto yaje hakuno mwana wanjye Gakweto mwana wanjye Gakweto baramwonsa ndagira ngo mbwire ngo ibintu urimo bire yakasanye do here primeri wica abantu ibaze ko Gakweto cyonka do segonderi ukica abantu aresha gutyo primeri byaranze segonderi ukica abantu n'ubu urakica abantu Gakweto narakubujije Yesu Kristo duhure muri episode ya kabiri yari episode ya mbere bibutse filime igiye kugica kuri Soroba Films guhera kuri episode ya mbere kugera ku ya nyuma ciao ciao bye bye